Turasoza nshuti bakundwa mu izina ry'umukiza akamucunguzi wacu Yesu Kristo. Ikaze mu butumwa bwiza mugezweho n'itorero ry'ubumwe bw'abakristo United Christian Church, itorero ry'ubumwe bw'abakristo rikorera mu karere ka Kicukiro, umurenge ni Niboyi, akagari Niboyi, umudugudu ni Nyarubande. Ni Pastor John mwumva kuri microphone ya Hot FM. Ndabibutsa ko mudukurikirana ku 103 n'ibice bitandatu. Aho uri hose rero mu gihugu cyangwa hanze yacyo, aho dukurikirana tujya ngo tuguhe ikaze, tukubwiye ko tugukunda, nicyo gituma turi ahangaha kandi duhari ku bwawe. Intumwa Charles Rwanda Mura arabakunda, nicyo cyatumye dushyiraho iyi program yivuga butumwa kugira ngo mwebwe bari kure mwese, abo badashobora batarakamenya umwami w'abami Yesu Kristo, mushobore gukurikira, mushobore kugirirwa neza. Rero menya ngo Yesu Kristo hari icyo ashaka gukora mu buzima bwawe. Yagutumyeho abantu be, yagutumyeho abakozi be, abafite ikintu gikomeye ashaka gukora, uba ukwiriye kwitaho no guha agaciro. Muri aka kanya rero ndagira mbabwire ko tuje kubagezaho ubutumwa mu kiganiro cyitwa Ububyutse Burakenewe. Tukubwire ko wowe n'umuryango wawe, wowe n'abawe mukeneye Yesu muzima. Ntabwo ari Yesu waheze ku musaraba, ntabwo ari Yesu waheze kuzimu wumva, ahubwo ni Yesu wazutse. Yesu Kristo wazukanye ubutware n'ubasha, wa wundi wavuze ati ndanesheje, ati nzanye urufunguzo. Urwo rufunguzo rero yafashije itorero rye cyangwa amwizera, nirwo uyu munsi wa none tuvugaho, kuko urufite, afite ubutware, afite ububasha, afite kunesha muri we. Reka nakire rero umukozi w'Imana turi kumwe, Pastor Bena, adusuhuze kandi ari budusengere twinjiye muri gahunda yacu uyu munsi. Turabasuhuje inshuti zacu bakundwa, mudukunda kandi mudukurikirana buri munsi. Imana igihora ibaha umugisha, Imana yacu ikora imirimo ikomeye kandi itangaje, igihora ibakebuka uko bukeye n'uko bwije, kuko namwe muhirimbana mugira ngo mudacikanwa n'amasaha. Uko muhirimbana mushyira kuri iyi radio, kuri uyu murongo, kugira ngo dukomezanye namwe Uwiteka Imana bari ko bamarayika banyu babakorera bahirimbana baza mu ngo zanyu. Ndabasuhuje bakobwa banjye, bahungu banjye babisesekabuga. Yesu abaha umugisha kuko murabinyereka ko turi kumwe. Imana yo mu ijuru baha umugisha. Reka dusenge. Data mwiza, mu izina rya Yesu, ducishijwe bugufi cyane munsi y'ukuboko kwawe akanya nk'aka ngaka, tugushimira neza yawe n'urukundo rwawe udukunda uko bukeye n'uko bwije. Mana yacu, kuba turi bazima duhumeka umwuka w'abazima, icyo ni igitangaza cya mbere wadukoreye mwami wanjye, kuko ijambo rye riravuga ngo ufatanya n'abazima wese abafite ibyiringiro. Rero Mana, dufite ibyiringiro yuko ugiye gukora imirimo ikomeye uyu munsi wa none, ugiye gukora ibitangaza uyu munsi wa none. Hari umuntu ugiye guhagurutsa aho yari amaze igihe yigunze, aho yari amaze igihe ahinamiranye. Hari umuntu ugiye gukuraho ubumuga uyu munsi wa none. Hari umuntu ugiye kuzitura uyu munsi wa none, umukure ku kiziriko, umukure kuri iyo nzira aho bamaze igihe bamushungereye, aho bamaze igihe bamubona, bamaze igihe bamunegura. Data, ndagusaba kugira ngo uyu munsi wa none ziture uwo wari mu kabari, uwo wari mu buraya, uwo ngo wari mu bapfumu, uwo ngo waruruhijwe cyane n'imibabaro n'imiruho myinshi. Uyu munsi wa none arava ku nzira, arava mu gishungero, arava mu kimwaro, arava mu gisuzuguriro, kuko Data wadutumye nk'intumwa ebyiri kugira ngo tubohore ubwoko bwawe bw'Abanyarwanda. Turagushimye Uwiteka Imana yacu, kuko ukoze ibikomeye kandi utangaje uyu munsi wa none. Mana yacu, gitare cy'amahanga, turakwereka mwami wanjye ijambo rigiye gutambuka uyu munsi wa none. Reko rushaho kwihesha icyubahiro, kuko uri Imana yacu. Turagushimye, turaguhimbaje mwami w'abami, kuko ijambo ryari rigiye gukora ku mitima ya benshi, ijambo ryari rigiye kuvuga mwami w'abami ku buzima bwacu, ari ryo buhanuzi bwa mbere mwami. Nubwo twakwirukira mu byumba bingana iki, ijambo ni rwo buhanuzi bwa mbere. Niyo mpamvu tugushimye ko uyu munsi ugiye kutuvugaho. Urakoze agakiza kacu kuko utugiriye neza. Icyubahiro n'ishimwe birusheho kuba ibyawe mu izina rya Yesu. Nshuti zacu bakundwa,
turabashimira ko mwicaye mutuje kandi imitima yanyu namwe irusheho gutuza kugira ngo mukurikirane icyo Imana ishaka ku buzima bwanyu. Tumaze igihe kinini cyane tuvuga ku migozi iboshya abantu, ku kuntu Yesu azitura abantu. Uyu munsi wa none nanone turacyakomeza, ndumva ariyo porogaramu twavuzeho, aricyo twavuzeho iki cyumweru cyose, ko Yesu azitura abantu kuva ku biziriko byabo, ko Yesu abohora abantu akabakuraho igisuzuguriro. Turi mu masengesho avuga ngo gukurwaho igisuzuguriro. Waje kuri UCC tukagusengera ugakurwaho igisuzuguriro. Hari igisuzuguriro umazemo igihe kinini cyane, ahari n'igisuzuguriro cy'ubukene, ahari n'igisuzuguriro cyo gutabwa, ahari n'igisuzuguriro cy'uburwayi, ahari n'igisuzuguriro gahinda. Ufite agahinda kuva wavuka nturigera unezerwaho, ngwino tugusengere. Mubyeyi ufite agahinda, icyo ni igisuzuguriro. Abana bawe barayayutse, abana bawe baratatanye, abana bawe ntibakikumvira. Uravuga ugasa nkaho uri rubanda, ntibakikumvira. Ariko umunsi wa none turimo turakubwira ngo twaje nk'intumwa ebyiri Kristo Yesu yatumye. Ntabwo iki cyanditswe twakivaho, nta nubwo uyu mutwe twawureka wo kuvuga ngo ni ukuziturwa ku biziriko, ni uguhamburwa. Ububyutse burakenewe mu rugo rwawe. Utera intambwe uze kuri UCC mu izina rya Yesu. Itorero ryacu rikuru rikorera kuri UCC nibo hariya munsi y'akagari ka Niboyi. Abazi uwo ari we wese, niba ari umumotari, niba ari umunyamaguru, UCC irazwi, barahakwereka. UCC Kabuga ikabikora. Umugabo Richard ugeze muri Kabuga arazwi. Muve kuri ibyo biziriko, ndabazi neza, ndabasobanukiwe. Muve ku biziriko by'urwagwa, muve ku biziriko by'urumogi n'amarozi. Ndabizi uwo musozi uriho abarozi benshi cyane, ariko muziturwe, muhunge, muze kugira ngo Yesu Kristo ababoho. Nyamata namwe muhunge, muze kuri UCC Nyamata. Genda kuri UCC Gikondo. Umunsi w'ejo hatazagira ikiziriko na kimwe kikuzirika. Uze mu nzu y'Uwiteka Imana kugira ngo ugirirwe neza. Turagukumbuje ibimenyetso n'ibitangaza birimo gukorerwa ku nsengero z'iwacu. Imbaraga z'Uwiteka Imana zirahari, umuriro w'Uwiteka Imana uracanye. Wa wundi yari yahamagaye ku musozi Karumeli, uwo nguwo urahari kugira ngo utwike ibiziriko byose byari bikuboshye. Ntihagire na kimwe kikugota, ntihagire ikiziriko na kimwe wemerera, kuko twamaze gusobanukirwa neza ko no mu nsengero abantu b'Imana baziritse. No mu nsengero harimo abantu b'Imana bari ku biziriko, ariko turimo turasenga Imana ikora. Genda ubaza abakristo ba UCC Kabuga, barakubwira Imana ikora. UCC Niboyi Imana ikora, UCC Nyamata Imana ikora, UCC Gikondo Imana ikora. Uze wirebere, kandi si ukureba gusa, uze ukorerwe igitangaza, uze ubohorwe. Yesu Kristo akugirire neza. Kumva ijambo ry'Uwiteka Imana. Arakoze cyane umukozi w'Imana. Mbwira abantu muri mwo mudukurikira, mushaka kutwandikira ubutumwa bugufi kuri 0782757462. Hari abatangiye kwandika deja. Ubutumwa bwanyu bugufi mubwohereze, dushe gusengana namwe. 0782757462 cyangwa 072222557462. Nibwo tubimenye kuri kumwe natwe. Watwandikira no ku rubuga rwacu cyangwa se kuri WhatsApp, hose ubwo butumwa buri butugereho. Uyu munsi tugira ngo dukomeze ya ntambwe yacu yo kuva ku biziriko. Tugomba kubivaho byanga bikunda. Satani yabishaka atabishaka, Yesu yaraje kugira ngo imbohe zibohorwe, yaraje kugira ngo akingura bari mu nzu z'imbohe. Uyu munsi turamamaza kubohoka kwawe. Uyu munsi duhagaze twamamaza kubohoka kwawe. Ntacyo bitwaye imyaka umaze ku biziriko, ntacyo bitwaye igihe umaze uboshye, ntacyo bitwaye. Yesu ahazira hose arakora. Agiye gukora ikintu gishya, abantu bose baraza kucimenya. Abantu baraza kucimenya, bari bimenye ko wahuye n'inshuti n'umugabo witwa Yesu, wahuye n'umunyamaboko. Baraza kumenya ko wahuye n'umunyambaraga, uhindura ibyari byarananiranye, uhindura ibyananiye abantu. Araje rero, ari kumwe nawe, arakomanga mu rugo rwawe, arakomanga mu mutima wawe, arakomanga uyu munsi, muri aya masaha, kuri uyu munsi wa gatandatu. Turaguhamagarira gukizwa, turaguhamagarira kwakira Yesu ko umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Ace ibiziriko byose by'umwanzi biri ku buzima bwawe, ace buri marozi. Oh my God, araca amarozi mu rugo rwawe, araca ibyago n'amakuba, arakuraho, arakubura.
ahageze ibintu birahinduka. Yesu Kristo numwakira ibintu biri buhinduke mu rugo rwawe. Numwemera abana bawe bari buhinduke. Numwemera umugabo waraza guhinduka. Ca bugufi wemereye Yesu rero ko umugore we atagaruka. Ca bugufi wemereye Yesu rero ko abana bawe batongera kukumva no kukumvira. Shaka Yesu, muzanira ibyawe, muzanira ibikuremerera, muzanira ibikurusha, kuko Yesu ari bagiriye neza. Jewe n'abandi benshi wumva bagiriwe ubuntu na Yesu. Amateka yacu yarahindutse. Turi abantu bafite ibyiringiro, turi abantu bafite umugisha, turi abahesha b'umugisha. Turi hano kuguhesha umugisha, ariko mbere siko byari bimeze. Ntabwo twashobora guhesha umugisha. Nawe washoboraga na rimwe kudutega amatwi, ariko dore uduteza amatwi. Wabishaka utabishaka, uduteza amatwi kuko Yesu uri muri twebwe arakomeye. Afite imbaraga nyinshi. Niwe ugukiza, niwe ukubohora. Ndajya nkubwirire inshuti mukundwa, Yesu Kristo arashaka kuza iwawe. Kuri uyu wa gatandatu fata icyemezo, uze mu nzu y'Imana ku cyumweru. Byitegure ku cyumweru uzaze mu rusengero. Umunsi w'ejo ugere muri izo nsengero zacu bwiwe. Nuzuyaze, witinda ugisha inama abantu baguye bananiwe. Kibazo ugisha inama bananiwe, wowe kwitegereza n'umuntu ukamwitegereza. Urareba umuntu yaranananiwe, uramugisha inama arakubwira ati biveho, kuko afite umutima umucira urubanza. Nawe aravuga ati uyu nawe agiye kunsiga. Inshuti yanjye, urava ku kiziriko wakuziritse uyu munsi arakuruka. Arakuruka, arakurekura yanza kunze. Turamamanaho umuriro. Turi hano kumanura umuriro wakuziritse, umurozi wakuroze, umupfumu wakubeshye. Turamana umuriro umutwika nona. Ararekura umutima wawe, ararekura ibitekerezo byawe. Uwo nguko urogera ku ifoto, ukurogera mu gitaka. Ndavuga ngo mu izina rya Yesu arakurekura. Ugomba kurekurwa mu izina rya Yesu. Wowe ushwe n'igihango, wowe isezerano, wowe wasigiwe ngo ni gakondo y'Iwanyu. Ni munsi turamamaza kubohoka kwawe. Turavuga ngo ugomba kubohoka. Izo mbaraga zigutera ibisazi, izo mbaraga zigutera kugwa igicuri, izo mbaraga zikuniga, iyo myuka yaguteraga, uyu munsi tuje kuvuga ngo urarekurwa mu izina rya Yesu. Ugomba kurekurwa. Turakuzitura. Turakuzitura n'uwita ko ari we sobuja. Uyu munsi arakubona ugenda, arakubona ubohotse, arakubona ufite umudendezo. Come on, arakubona uhagurutse wemye. Ndakubona uhaguruka, ndakubona ukomera, ndakubona ugenda, ndakubona ureba, ndakubona wumva, ndakubona unezerewe, ndakubona uhamya. Kuvuga uti ko imyaka nari imaze kuri iki kiziriko, ibihe nari imaze aha hantu, none angiriye neza Yesu. None Yesu anumyeho abakozi be. Igihe cyawe ni iki ngiki. Ntabwo icyo ari igihe cyo kurira, ni igihe cyo guseka, ni igihe cyo gutabarwa, ni igihe cyo kwemererwamo, ni igihe cyo kumvirwamo. Umwami aradutumye kuri wowe. Igihe cyawe ni iki. Turasoma igitabo cya Luka ibice 8 umurongo wa 26. Luka 8:26. Tugiye kumva icyo Imana ivugana natwe. Ese birashoboka ko iyo mibereho yawe yahinduka? Ese birashoboka ko nawe wagirirwa imbabazi? Reka twumve icyo Yesu avuga. Luka ibice 8 umurongo wa 26. Nuko umutwe w'amagambo uravuga ngo yirukana abadayimoni benshi mu muntu. Nuko bafata hakurya mu gihugu cy'Abagadalene giteganye n'i Galilaya. Yomotse imusozi, umuntu utewe n'abadayimoni wavuye mu mudugudu ahura nawe. Uwo yari amaze iminsi myinshi yambaye ubusa, nta nzu yabagamo, ahubwo yabaga mu mva. Abonye Yesu arataka, amwikubita imbere, avuga ijwi rirenga ati, duhuriye he Yesu mwana w'Imana isumba byose? Ndakwinginze ntunyice urupfu n'agashinyaguro. Icyatumye abivuga atyo nuko Yesu yari ategetse dayimoni kumuvamo. Dayimoni yajyaga amutera kenshi, nicyo gituma bamurindaga. Nicyo gituma kadusubiremo umurongo wa 29. Icyatumye abivuga atyo nuko Yesu yari ategetse dayimoni kumuvamo. Dayimoni yajyaga amutera kenshi, nicyo gituma bamurindaga bamubohesheje iminyururu y'amaboko n'ingoyi y'amaguru akabicagagura. Dayimoni akamwirukana mu butayu. Yesu aramubaza ati, witwa nde? Aramusubiza ati, Ingabo niryo zina ryanjye, kuko abadayimoni bamurimo bari benshi.
baramwinginga ngo atabategeka kujya ikuzimu. uburekeraho inshuti mukundwa wumva aya magambo sobanukirwa neza icyo Imana ishaka kuvugana nawe. uyu muntu wari utewe n'abadayimoni bari baramutegetse ataba mu mazu y'abantu. abadayimoni bamwirukankana ku gasozi mu marimbi y'ikebagura. ubuzima bwe ntiyapfuye ngo abantu bamubure bamushyingure, yapfuye ahagaze. abaho ariko ababaye, abaho ariko ababaje imiryango, ababaje abavandimwe. ababyeyi b'uyu musore, ababyeyi b'uyu mugabo, uratekereza ko bari bameze bate? abavandimwe bese bari baratangiye kugira ipfunwe, baramubonaga bagahunga, ariko hakabonekamo abasore ngo bamufate bakamuboha, bakamuhesha iminyururu. umva abana nabyo ikintu abantu bari bashoboye gukora ni ukongera ikibazo mu kindi. umuntu yarasaze afite abadayimoni, barangiza bagafata iminyururu akaba ariyo bamubohesha. icyo nicyo bari bashoboye. ariko hari umugabo ufite imbaraga n'ububasha, izina rye yitwa Yesu. ni inshuti yawe, aragukunda, ntabwo bazakubohesha iminyururu, ahubwo aragukuraho iminyururu. kandi n'igituma ubohwa ushyirwa ku minyururu nacyo akirukane, kuko afite ububasha, afite ubutware mu isi no mu ijuru, afite imbaraga zakubohora. uyu munsi turakubwira, wowe ufite umwana, wowe ufite umugabo, wowe ufite umugore baracanganyiwe, nabo bari ku migozi, bazane kuri UCC. urabona igitangaza cyawe, urabona igitangaza cyawe. nawe iwanyu indirimbo irahinduka. wikomeza kutindikira umuntu uboshywe n'abadayimoni, unigwa n'abadayimoni, uterwa n'abadayimoni bamutera nijoro akagendagenda atazi yagiye. wowe ufite imyuka igutera gucuragura, wowe ufite imyuka igutera kurya abantu, irukanka vuba ugere kuri UCC tugusengere. shyira ku mugaragaro wihishira Satani. urabizi ko bigutera ipfunwe, n'abana babimenye. iyo babimenye uravuga ngo bazabivuga bapfe, ariko n'abana bafite ipfunwe kuko mama wabo aracuragura, kuko papa wabo aracuragura. ukwiye gukizwa. wowe inzoka, wowe bana n'injangwe, wowe ukorana imbaraga z'inzoka, ndakubwira ngo ukizwe. Yesu arashaka guhindura amateka yawe. ese nureba ko iyo myuka yononye abana bawe, nureba ko abana batakumva, nureba ko mu rugo ari akavuyo, ntakumvika, nta mahoro ahari, nta munezero uhari, nta guseka, mwese murahekenya, bumwe yarakariye undi, mukwiriye gukizwa. umva aya magambo Yesu avugana nawe. aya magambo Yesu yomotse imusozi ngo umuntu utewe n'abadayimoni wavuye mu mudugudu ahura nawe. uwo yaramaze iminsi myinshi, yambaye ubusa, nta nzu yabagamo, ahubwo yabaga mu mva, yabaga mu marimbi. ntiyambaraga, ntiyabaga mu nzu, ahubwo icumbi rye ryabaga mu mva. yari ariho ahumeka, avuga, agenda, ariko imyuka imuyobora kujya kwibera mu marimbi, akajya ahora biyongiye, aba mu mva aganira n'imyuka y'abapfuye. iyo ngiye, iyo niyo yabaga. waba ufite umuvandimwe wawe umeze utyo? hari igihe imyuka imutera akajya mu marimbi. hari igihe imyuka imutera akajya mu marimbi akabayo. ese nawe hari igihe kigera nijoro ukajya mu marimbi, abapfumu bakubwiye kujyayo? hari umugabo umwe waduhaye ubuhamya muri iyi minsi yarimo yigisha ku rusengero rwacu, ntabwo ndi bumuvuge izina. uyu mugabo bakiri mu bupagani, we na mugenzi wundi bagiye ku mupfumu. umupfumu aravuga ati murashaka imbaraga, murashaka umugisha, murashaka mbaye icyo mushaka, mugende munzanire umutima w'umuntu. uwo muntu yari yapfuye, bamushyinguye. uwo muntu yari umuntu ukomeye muri ako gace k'iwabo. mugende mumukure mu mva, mucukure imva ye, muzane umutima we. kandi iyo mva bari bayisimitinze, iriho beto, kugira ngo bacukure bazagere kuri uwo mubiri, ku isanduku y'uwo muntu. bamara iminsi 3 bagenda n'inyundo muri gicuku barwana. basubire babwira umupfumu, arambwira ati rero byatunaniye. aravuga ati ndabizi ko muzabishobora, nimubibananira n'ibyo mushaka nabyo muzabona. abapfumu mukwiye kwihana, murahumanya igihugu cyacu, mwononye benshi, murazana imyaka mu gihugu. Bibiliya iratubwira ngo umurozikazi nakwiriye kubaho, ngo akwiye gupfa. Nuri ukwiriye kubaho, ntabwo ari ukwiye kubaho. Bibiliya nta nubwo ikwiye kubaho, kuko
uri ikizira, urakora ibizira Imana yanga. Birakira umuntu baramutaburura, umuntu wamaze umubiri we wamaze gushengagurika, barangije barabaga bakuramo umutima bawushyira wa mupfumu. Ariko iyo amabanga mufite udashaka kuvuga, mwebwe mwagiye mu bapfumu, mwarangiza mukaza mu nsengero ngo muricaye ngo mwarakijijwe, n'uyu utarabyatura ngo ushyire ku mugaragaro, imyuka irongera ikagusubizayo kuko ufite ibanga wanze kumena. Aba yarakoranye isezerano. Yes. Kandi iyo ukijijwe biba bisaba kugira ngo ubanze usese amasezerano yose wagiranye n'abazimu. Ushobora kwibaza uti uyu muntu hari unyumva akavuga ati sebwa ko ubukire yarabuhawe. Ye baba we, yahawe imiruho gusa, yahawe imivumo, yahawe agahinda, yahawe agahato. Ariko guhora wibuka ko wataburiye umuntu wamaze gushingurwa, warangiza ukamukura mu mutima. Ibyo ngibyo ntago byawa. Ese ni mahoro ki? Ni mugisha cyuri muri ibyo ngibyo. Urumva utarabaye inyamaswa muntu, wowe wakora ibyo, nawe utekereza gukora ibyo, nawe wawe utegetswe gukora ibisa biti. Ukwiye gukizwa. Ukwiye gukizwa. Abantu ntibakaza mu rusengero ngo bicare, shaka umukozi w'Imana umwaturire, mbwira ikintu wakoze kibi imbere y'Imana, wihane, umukozi w'Imana agusengere. Mukwiye gukizwa mugahinduka abanyarwanda. Tuva mu bintu byo kubeshya, tubeshyana twinjira mu nsengero tuzuzura buri cyumweru mujya gusenga ariko mudahinduka, mudakijijwe. Nawe wamupfumuwe, nawe wamurozi, ukwiye gukizwa. Yesu arashaka gukizwa, uzarimbuka n'udakizwa n'utihana. Komeza uyu murongo wumve. Uyu mugabo dayimoni amuterera kwambara ubusa, dayimoni amuterera kutaba mu nzu, dayimoni ubu hari abantu bataba mu mazu pastor, baruta amazu yabo meza cyane, ndabazi cyane. Dayimoni akamubuza akavuga ngo ntago uzayiraramo, nuzayisinziriramo, nuzayigiramo amahoro. Hari umuntu dayimoni zitegeka afite amafaranga, afite amafaranga, abantu bose bamwemera bamuzi, ariko adashaka kwambara umwenda mwiza, yambara ubushwambagara, yambara imyenda ya make, abadayimoni baramwambitse ibyo bishake, baramutegetse gutamba ibitambo. Uko bukeye ajya mu marimbi nk'uyu nguyu, ajya gushengerera imyuka. Yesu rero ahuye nawe, intare y'umuryango wa Yuda, ahuye nawe, barahuye. Yesu aciye iyo nzira rega, nta kindi cyari cyamujyanye, yarabizi, yaramuzi ko hari umuntu waboshwe, imiryango yarababaye, yari yaraje kubohora imbohe, yari yaraje kubatura ababaswa, kandi n'ubu muzima arahari, arakora imirimo ikomeye ku matorero ya UCC. Imbohe zirimo kubohorwa, indushyi ziraruhuka, gutabarwa kurimo kuboneka, ibimuga biragenda, ibiragi biravuga, impumyi zirareba, ukuboko kwa Yesu kuragaragara. Ngwino urebe amavuta, ngwino urebe ibitangaza, ngwino urebe ukuboko kw'Imana kuzura guhagurutsa abo Satani yari yarahinduye imbata. Iki ni igihe cyawe rero, wikomeza kwicara mu rugo nako gahinda nako kababaro. Yesu umva icyo ashobora gukora nuramuka umwemeye. Amaze guhura nawe, ngo abonye Yesu arataka, amwikubita imbere, avuga ijwi rirenga ati, duhuriye he Yesu mwana w'Imana isumba byose. Uyu ninde uvuga? Ntabwo ari umuntu, ni imyuka, ni imyuka. Uwo munsi barabumbye, barahuye na Yesu, imyuka iravuga ngo duhuriye he Yesu mwana w'Imana isumba byose. Abadayimoni barabizi ko Yesu ari umwana w'Imana isumba byose. Wowe munyedini uvuga ngo Yesu si umwana w'Imana isumba byose, none se abadayimoni barimo babivuga, urashaka kuvuga ko urabarusha ibyanditswe? Bose basomye ibyanditswe he, bo barabizi neza. Ahubwo uwaremwe n'Imana niwe uhakana ngo Yesu si umwana w'Imana, ariko dayimoni itarere mu mwuka gusa ikemera. Yesu umwana w'Imana isumba byose duhuriye he? Imyuka iratangiye irapapaza. Iki nicyo kirimo kiba ku butaka bwera hariya, nicyo kiba kuri UCC Kabuga. Abadayimoni bavuga ngo duhuriye he, abadayimoni bavuga ngo muradutwika, abadayimoni baraboroga kuri UCC Nyamata, abadayimoni bararira bakava mu bantu bareba, imyuka ikiruka. Nicyo kigomba kukubaho nawe, ugatandukanywa n'imbaraga zikurusha. Turashaka kudisconnectinga n'imyuka yakwibasiye ikavuga ngo uruwaye. Ikiziriko cy'umwanzuro kivaho. Hey, Yesu tuvuga ni muzima, Yesu tubwiriza arahari, arakora. Ntabwo agusiga ukuri, ntabwo agusiga ukuri,
nugera mu kubutaka bwera, nugera kuri Yusufu Kabuga, nugera kuri Yusufu Nyamata, Yusufu Gikondo, ubuzima bwawe burahinduka. Hallelujah. Va mu bintu byo kwigunga no kwiheba no kuvuga ngo byararangiye, ngo nta byiringiro ugifite. Ibyo ni ubutumwa bwa Satani. Umva aya magambo, myukira muri avuga ngo duhuriye he, irataka. Yesu nta kintu aravuga, Yesu nta jambo aravuga, ariko abadayimoni batangira gutaka bati duhuriye he. Umurongo wa 29 ngo cyatumye avuga batyo nuko Yesu yari ategetse dayimoni kumuvamo. Dayimoni yajyaga amutera kenshi, nico gituma bamurindaga bamuhesheje iminyururu y'amaboko n'ingoyi z'amaguru, akabicagagura. Dayimoni akamwirukana mu butayu. Urumva imyuka ikakwirukana mu butayu, mu buzima bubi, mu bukene, mu gahinda, mu bwigunje, mu gihugu cya wenyine, kandi uturanye n'abantu, kandi ubana n'abantu. Zikushobora kuba uturanye n'umuturanyi, ariko dayimoni zikakubuza ko umuntu agera mu rugo iwawe. Dayimoni zikahagarara zikavuga ngo urugo ntiruzagira ibyishimo, nta mushyitsi uzahagera, nta nshuti izahagera, nta muvandimwe uzahagera, ukaba uri wenyine, abantu bose barakuvuyeho, uri mu butayu nawe. Dayimoni rero umva uko zivuga, igituma zivuga zityo, uyu zamuhinda umucakara, zamushyize ku migozi, ariko sebuja mukuru araje. Hallelujah. Nyiri uyu muntu, nyiri uyu mugabo arabonetse. Amina. Iki nicyo cyamuzanye. Niba warashaka kugerayo, kingura umutima wawe, shyira umuntu wawe urwaye mu modoka umuzane, shyira umuntu wawe uboshye muzane n'iminyururu ye, azataha abohotse mu izina rya Yesu. Amina. Turi imbere y'Imana dusenga iyi minsi yose, turasenga kandi turabona ukuboko kw'Imana. Amavuta y'Imana aragenda yiyongera, ukuboko kw'Imana kuri kumwe natwe. Imana irashaka kugira neza. Iyo usomye uyu murongo ukurikira, hari ijambo rimwe nshaka gusobanukirwa neza. Umurongo wa 30, Yesu aramubaza ati witwa nde? Aramubwira ati Ingabo niryo zina ryanjye. Kuko abadayimoni bamurimo bari benshi, baramwinginga ngo atabategeka kujya ikuzimu. Bari benshi bitwaga Ingabo, baramwinginga ngo atabategeka kujya ikuzimu. Dayimoni ntabwo ashaka kujya ikuzimu, pastor. Arashaka kubana n'abantu, ashaka gutegekera mu bantu. Ikuzimu arahaza, azi ko ari umuriro, azi ko ari mu mwijima w'icuraburindi, arashaka kunywa amaraso y'abantu. Dayimoni ntishaka kujya ikuzimu, arashaka kujya kuzimu, ariko arashaka kujyana y'umuntu, arashaka kugira uwo azajyana. Yatumwe ku isi kugira ngo agire abatwara. Rusoferi arabatuma ngo mutazagaruka mutazanye aba bantu. None arabwe turansubizayo, kandi uyu nagombaga kuzamurimbura. Winyohereza uyu ni umunyirukanye, mureka nguma ndahangaha, yena nzabona undi urangaye, yena nzabona undi wasamye, uyu wo nguwo mwinjiremo. Inshuti yanjye widamarara, widamarara. Hari imyuka iguhiga, ntabwo ushaka kugenda itagutwaye. Nishaka kugenda itagutwaye, ariko na Yesu aravuga ngo ntabwo ari bucogore keretse ukijijwe, keretse ubohotse. Nicyo gituma duhagurutsa, nicyo gituma dutuma kugira ngo ubohorwe mu izina rya Yesu. Amina. Hari undi murongo tugira ngo dukomeze, umurongo wa 32. Umurongo wa 32. Reka dusome umurongo wa 32. Kuri uwo musozi hari umugana w'ingurube nyinshi zirisha, nuko baramwinginga ngo abakundire kuzinjiramo. Arabemerera. Abadayimoni bava muri uwo muntu, binjira muri izo ngurube. Umugana wirukira mu gacuri zisuka mu nyanja, zihotorwa n'amazi. Ibyo n'imyuka n'ingurube biba biragiye. Katujye kuwa 34 wumve dayimoni Yesu ategetse aho zijya, hanyuma ibyo biba birarangiye. Umurongo wa 34 kadusome. Abungeri bazo babibonye barahunga, babwira abo mu midugudu no mu mihana ibyabaye. Barahaguruka bajya kubireba. Yes. Baza aho Yesu ari, basanga uwo muntu wavanywemo abadayimoni yicaye ku birenge bya Yesu yambaye. Hallelujah. Yes. Azi ubwenge nk'abandi, baratinya. Azi ubwenge nk'abandi. Imana irashaka ko umenya ubwenge nk'abandi.
ntabwo ishaka icyo gutandukanya ukagaragara mu bandi ko udasa nabo naho uhuriye nabo. yari azi ubwenge nk'abandi, ngo babashumba bagira ubwoba barahunga, babibwira abantu bo muri uwo muhana bose, bagenda babwira ibyo babonye. Yesu jewe ikinangaza cye ntabwo ajya kubaza bya nyir'ingurube ngo kandi izi ngurube zose kandi ingurube ategetse abadayimoni bazigiyemo. Uwo mwanya abadayimoni bamaze kwinjira mu ngurube nizongeye kubaho. Ba nyir'ingurube sinzi niba baramwishyuje sinzi niba baramwishyuje, bavuga ati ingurube zacu ziri hehe. Ariko Yesu afite ubutware mu isi no mu ijuru. Afite ububasha. Imyuka arayitegeka aho igomba kujya ikagenda. Inshuti rero mukundwa, abashumbura bumva bo byabayobeye, bahuye n'umugabo uri hariya, dayimoni ntibigeze bazibona n'amaso yabo keretse kubona ibimenyetso zimaze kwinjira mu ngurube. Zinjiye mu ngurube bagiye kubona ingurube zirasaze nazo, arazitegeka no mu mazi hagenda ingurube, na bugingo n'ubu ntizirongera kuboneka. Ntago ziraboneka, nyirazo nigeze anazishyuza. Inshuti yanjye, abantu bamaze kubyumva bose barahaguruka ngo bajya kubireba. Baravuga ati ibyo twumvishije tugomba kujya kubireba. Inshuti, va ireba ibyo Yesu akoze, va ireba ibyo Yesu ashobora gukora, va ireba ibyo Yesu, abo Yesu yahinduye. Barabanywa urumogi, barananiranye, barabasinzi, barashenye, bararimbuye, bari imiryango yarababaye, abagabo beza b'abayinginiya, abantu b'abadokiteri, barabasinzi, barakijijwe barahinduka, abalisansiye, abantu batandukanye bose Satani yari yarahinduye ibiretwa, baratwawe n'inzoga, baratwawe n'ingeso z'iyi si mbi, barahindutse uyu munsi wa none, barashima izina rya Yesu. Abagabo bafite ku mafaranga abo Yesu yabohoye uyu munsi bari muri UCC bicaye, Yesu yabohoye ubuzima bwabo, baranezerewe. Abantu bari responsible bahagaze mu myanya itandukanye hirya no hino mu gihugu, bumvishije ubutumwa bwa Yesu, barakira ubutumwa, bicaye mu rusengero. Niba ngo ufite agaciro kigatuma utaza mu rusengero, hari abantu baciye bugufi bamaze kumva ubutumwa, baratsindwa, baremera, barakizwa. Yesu abakiza abadayimoni bari barababoshye. Nawe urashaka gukira, va urebe, numara kureba urahabwa umugisha wawe. Bibiliya iratubwira ngo bamusanga yicaye ku birenge bya Yesu. Uraza kubasanga bicaye mu rusengero, baguwe neza, bafite ibyiringiro, batekanye, bafite umunezero, bafite amahoro, bakorera Imana, baha Imana icyubahiro, basimbuka bahimbaza, bambaye. Nyamara baje mu rusengero batambaye, baje mu rusengero batagira inkweto, hari baje mu rusengero batagira naho baba. Uyu munsi bubatse amazu, bafite amamodoka, bafite imigisha, barasengewe, barabatuwe. Nawe ngwino baturwe mu izina rya Yesu. Iryo sezerano ry'umwanzi rigutera ubwoba, Yesu Kristo aradutumye ngo turihagarike, turice mu izina rye ryera. Nucikanwe kubana natwe, nucikanwe kuba muri twe, ngwino tubane mu izina rya Yesu. Nshuti yacu, nukuri uko nukuri kw'ijambo nyako, ntabwo tukubeshya, nta nubwo dutera waraza gusa, nta nubwo dushaka gushyushya inkuru. Niba wumva utizera ngwino urebe. Niba wumva utizera ngwino urebe. Ariko niba wumva wizera Imana ko ishobora guhindura amateka, ngwino ukorerwe. Iryo ni itangazo ndimo kukubwira. Niba wumva utizera ngwino urebesha amaso yawe. Ariko niba uvuga ati nanjye ndashaka guhindurirwa amateka, ngwino Yesu agukorera ibikomeye n'ibitangaza. Hari abantu benshi cyane Satani arimo gukoresha uburetwa muri iki gihe. Satani, hari umuntu nzi neza, we mu buzima bwe niyo wamusaba igiceri cya 5 ntashobora kukiguha. Abazimu bamuhaye ubutunzi ntibamwemereye gutanga. Niyo yaba ari ishashi, nubwo n'amashashi atemerwa mu Rwanda, ntabwo byemerwa, ntabwo yemera gutanga. Oya, nta na kimwe yemera kuguha, nta na kimwe yemera kuko dayimoni zifite kondisiyo zamushyizeho, zaramuziritse, zamushyizeho imigozi. Ariko wowe ntubizi ko dayimoni zakubuje no gusangira n'umugabo wawe. Wowe ntubisobanukiwe neza ko umuti wa mupfumu yaguhaye yarakubwiye ngo ushyire mu isahani y'umugabo gusa, ngo wowe nturyeho. Wowe urumva atari imigozi yakuziritse, ahubwo ari wowe umeze nabi, ahubwo wowe nawe wuzuye region. Ngwino tugusengere kugira ngo Yesu akubohore. Yewe mukobwa, wowe ntubizi ko abazimu bagutegetse kuryamana n'abagabo barenga 5 ku munsi. Urumva utari mu butayu,
urumva abazimu batarakujyanye mu marimbi, urumva utari mu irimbi ry'urupfu. Niba tuvuga amarimbi ntabwo tuvuga ya marimbi y'abapfu baha hirya, ariko nawe noneho niba uri mu cyaha runaka wamaze urede kwishora mu irimbi, urimo urapfa, urimo uritanga, aho usambana n'abagore bangahe ku munsi, ni ukuri ugasanga umuntu w'umugabo afite urugo, afite abana, yakabaye nawe afite icyubahiro mu rugo rwe, yubashywe, ayicara abana be bakamubyinirira, abana be nawe akabyinirira abana be, ariko ugasanga arimo araheheta ubwana bw'ubukozi mu rugo. Ibi ni imizimu yakuboshye, abo ni abadayimoni baboshye ubuzima bwawe, ukaba ugenda usambana n'uwo ubonye wose. Abandi babita imfizi z'akarere, uko ubonye ijipo wumva ahubwo ubonye icyo kurya. Yewe muntu w'Imana waraboshywe, Imana Kristo Yesu akuboho, kuko abakubwira Yesu hari ahantu yadukuye, hari n'aho atugejeje, yaradukijije. Twarababwiye, narababwiye, region zari ziri ku buzima bwanjye mboshywe. Ninde watakaga igifu? Ni njyewe. Ninde watakaga umutwe? Ni njyewe. Ninde watakaga amaso? Ni njyewe. Nari mboshywe, nanjye mfite ubutayu bwanjye ndiriramo. Nubwo wigunze cyane, yewe mukozi we, umukoresha wawe arimo aragukoresha ibiki? Ntubizi se? Wowe uri mu kazi ugatanga ngo ni ruswa, ngo nuguhora utanga ruswa, ngo nuguhora utanga icya-10 ku mubiri wawe. Ntabwo icya-10 batanga ku mubiri, atansiyo, ntabwo icya-10 ari umubiri wawe. Icya-10 bagira Uwiteka Imana, icyo cyagenewe Uwiteka Imana ku byo waba wakoreye. Reka nkubwire nshuti yanjye, ubu mubiri wawe urimo urakoreshwa n'abadayimoni utabizi. Yewe muntu uryama bugacya ubona bagusambagije kandi nta mugabo mwararanye, urumva atari abazima abo ngabo? Hunga cyane, kuko ibyo ngibyo nabyo bireze cyane. Iyo ni imyuka abapfumu bohereza, iyo ni imyuka ituruka ikuzimu. Abo ni abadayimoni bakuboshye kugira ngo utazagira urwego ugeraho. Hunga. Tubonye benshi cyane Satani yari yaraboshye, ariko baje ku birenge bya Yesu. Haleluya! Kristo Yesu arababohora, abagira bumudendezo. Ntabwo twakabaye tuvuga, ntabwo twakabaye tukiriho, twakabaye twarapfuye kera. Ntabwo wakabaye wumva ijwi rya Pastor John, yakabaye yarapfuye ari umusore. Ntabwo wakabaye wumva ijwi ryanjye nanjye, ariko kubera nirutse nkasanga abakozi b'Imana, nkicara ku birenge bya Yesu, mwumva ijambo ry'Uwiteka Imana, yarambatuye. Hunga mu izina rya Yesu. Ngwino Yesu akugirire neza. Iyo dusomye umurongo wa 36, Bibiliya iratubwira ngo ababonye uko uwari watewe n'abadayimoni yakejejwe babibwira abandi. Twe hari ibyo twabonye, nicyo gituma tubibwira abandi. Yego. Hano hari umusore unyandikira ubutumwa witwa Fred Murenzi, aravuga ati Pastor, abantu bakwiye kugera kuri UCC. Nanjye ndumwe mu bantu babohowe, babonye ibitangaza. Aravuga ati ibyo mbona muri UCC nta handi ndabibona. Bigaragara ko yagenze, bigaragara ko yazengurutse, ariko afata n'igihe cyo kugereranya ibintu n'ibindi. Aravuga ati nta handi ndabibona. Murenzi Fred, Imana iguhe umugisha, Imana iguhe umugisha, kuko arimo asoza abwira abantu ngo nibaze birebere, nibaze biyakirira ibitangaza. Imana iguhe umugisha cyane. Rero ababibonye, babonye wa mugabo wakize, babonye ko ubuzima bwahindutse, yambaye atuje nk'abandi, afite ubwenge nk'ubw'abandi, ngo baravuga bati tugende tubibwire n'abandi. Baragenda babibwira abandi. Uko bakomeza kwamamaza iyi nkuru, 37, uyu murongo uransetsa cyane, ngo abantu bose bo mu gihugu cy'Abagadarena gihereranye naho baramusaba ngo abavire mu gihugu, kuko bari batewe n'ubwoba bwinshi. Nuko Yesu yikira mu bwato yisubirira, asubira. Tegereza abantu, ikintu kinyobera cya mwana w'umuntu. Abantu nyarwanda mutinya imbaraga z'Imana, je mwaranyobeye. Apozo wacu ajya tubwira abanyarwanda iki nabo babonye batinya imbaraga z'Imana. Ati itorero ririmo imbaraga z'Imana bararihunga, itorero ririmo umwuka w'ukuri bararihunga, bakagenda bakajya kwicara ahantu gusa aho basinzirira. Ngo baravuga ati rero Yesu va muri iki gihugu cyacu. Abagadarena n'ahaherereye aho ngaho baravuga bati rero uyu mugabo natuvire mu gihugu, ibyo biteye ubwoba. Nuko abantu birukanye umwuka wera, birukanye Yesu. Yaje abagendereye, yaje iwanyu, none waramwirukanye. Umugore we yarakijijwe, none byabaye urugamba. Abana be barakijijwe, byabaye urugamba. Bari abasinzi urabizi, bari abasamanye bataha saa 7 z'ijoro, baje mabuwate, barari utazi, none bamaze gukizwa. Ikikubwira ko abantu mutinya imbaraga z'Imana, mutamenye na Yesu neza icyamuzanye, abakijijwe mu rugo rwe batangiye kubarwanya. Nk'ubwo tukugire dute?
pastor hari ijambo Bibiliya ivuze ngo afite ubwenge. Yes. Afite ubwenge nk'abandi. Imigani 20 haravuga ngo bino ni umukobanyi. Inzoga zirakubaganisha. Ngo kandi ushukwa nabyo ntagira ubwenge. Ariko se waba ufite ubwenge ukajya mu muhanda ugahagarara nturebe imodoka, nturebe igare, nturebe umuntu, ufite igicupa wisobeye, witumye, wakoze ibibaho byose. Ese waba ufite ubwenge ugafata umugeru ugatera umugore wawe, ugakubita umugore wawe? Ese waba ufite ubwenge ugakubitira umuntu kuko yagiye mu nzu y'Imana ukamubuza kuza mu nzu y'Imana? Kuri wowe ari wowe ujya mu nzu y'Imana, ari n'uwasigaye aho ngaho, ninde ufite ubwenge? Ese waba ufite ubwenge ukirukana umuntu, umukozi wawe, ngo kuko yagiye mu barokore gusenga kandi agiye kugusengera umugisha? Vino ni umukobanyi, inzoga zirakubagarisha. Yewe muntu urimo gushukwa n'inzoga, aka kanya tandukana n'iyo migozi yari kuziritse. Iyo tumaze kuva mu cyaha, Kristo Yesu adukuraho igihu. Kuko twari muri Zaburi haravuga ngo twari nk'inka, ngo nta bwenge twari dufite. Ariko Kristo Yesu arangije aduha ubwenge. Ubu turi abanyabwenge. Iyo umaze gukizwa neza ugasobanukirwa iby'Imana, hari igihu kikuvaho, ukamenya ngo ntibakorakora umugore utari uwawe, ukamenya ngo ntusambanye umugore utari uwawe, ukamenya ngo yewe musore ntukorakora amabere y'abakobwa, ukamenya ngo yewe mu mama sinkwiriye kuvuga ibidakwiriye, ngomba kwicara hakwiriye. Ubwo nibwo bwenge. Ariko niba ukiri muri ibyo ngibyo usambana n'uwo ubonye wari we wese, kandi umugore wawe umusize mu rugo, nta bwenge uratora. Ngwino kwa Yesu akugirire neza kubohora ubu munyabwenge nk'uyu mugabo, kuko yari yaratakaje ubwenge bwinshi cyane, ariko yagaruye ubwenge kuko yemeye Yesu. Yesu agufashe cyane. Nshuti bakundwa, turimo turagufasha. Ese aya magambo tukubwira urumva wafata icyemezo? Uyu munsi ukizwe, ejo ku cyumweru uze mu rusengero, tugufashe kurushaho kuko Yesu yageze iwawe. Aya magambo ubasha kuyihanganira ukayumva? Niba ubasha kuyihanganira, uhora umuntu uri bukizwe. Ariko hari undi wafunze amatwi yaravuga ati nshaka kubyumva, yanahagurutse aho akaradiyo kari, cyangwa yajibije arahindura. Ariko niba uri umwana w'ubugingo, aya magambo uraza kuyumva kandi uri buyakire, akugirire neza. Inshuti mudukurikirana muri mu duce dutandukanye, mushobora kutwandikira ubutumwa bwanyu bugufi. Iminota mike tugiye gutangira gusengera ibyifuzo byanyu. Andika ubutumwa bugufi bwohereze kuri 0782 7574 62 cyangwa se 0722 2 2 5 7 4 ndagira nsoze iki cyanditswe. Hari ubutumwa buri hepfo hagato. Yesu yisubiriyeyo umurongo 38 ngo n'uwo muntu wavanywemo abadayimoni amwinginga kujyana nawe, ariko Yesu aramusezera ati witahira ujye iwawe, ubatekereze ibyawe, ubatekereze ibyo Imana yagukoreye byose. Aragenda yamamaza ibyo Yesu yamukoreye byose, abyogeza mu mudugudu wose. Hari icyo Yesu arimo avuga. Uyu mugabo ashaka kujyana nawe, umuntu umukije abadayimoni, umuntu ukije imyuka mibi, yari yaramubasa, aravuga ati ngomba kujyana nawe. Baramwirukanye kweri. Hari abantu bakunda Yesu bifuza kugendana nawe. Iyo amaze kubakiza aravuga ntago uri bundeke, nunsiga hahana. Ashaka kugendana nabo, ashaka kujyana na Yesu. Yesu aramubwira ati no, hari ikindi kirutaho nshaka kunkorera. Genda wisubirire iwawe, ubiyereke, kuko imyuka yari yarakubuje kuba iwawe. Kuko tujyanye bashaka kugira ngo ini ya myuka n'undi nigeze kuvaho. Noneho subirayo, ugenda ujye iwawe, urakize kuva uyu munsi. Abantu bazajya bakubona nawe ufite iwawe. Ahari uyu mugabo yari afite urugo, yari afite abana, yari afite umugore, yari afite umuryango. Yesu rero areba kure, aravuga ngo genda usubire iwawe. Abantu turimo tubabwira ntago nitubasengera nk'uyu nyandikira uri Butare, abari za Rwinkwavu murimo munyandikira, ntabwo uri bushoye kubana natwe muri UCC imyaka yose. Ariko numara kubohoka turakubwira ngo subira iwawe. Abo ku musozi w'iwanyu baramenya ko Yesu Kristo agira neza. Yesu aramubwira ati genda ujye gutekereza abantu ibyo Imana yagukoreye, ugenda uvuga ibitangaza. Umugabo ngo agezeyo yamamaza Yesu mu mudugudu wose. Hallelujah. Ese iyo Yesu amaze gukora igitangaza muri wowe, uragenda ukamwamamaza umudugudu wose? Uyu mugabo ahinduka umuvuga ubutumwa ako kanya. Abantu bamwe baravuga ngo nibavuga ubutumwa nuko utarabohoka. Ariko uyu mugabo amaze kubohoka atangiye ivuga ubutumwa. Nawe wigeze amutraininga kuvuga ubutumwa? Niyigeze yiga Bibiliya, ariko atangiye kuvuga ubutumwa. Atangiriye he? Ku buhamya bwe. Turifuza gusengana n'abantu.
inshuti mukundwa urashaka nawe gukorana na Yesu, hari ubutumwa butandukanye abantu barimo batwandikira, mushobora no gutangira mugahamagara, tubahaye akanya muri minota kugira ngo dushobore gusengana. Inshuti yacu umwe utwandikira avuga ati mukomere ba Kristo munsengere nanjye nyizwe kabisa. Ni Eraste ashaka gukizwa kabisa arashaka gukizwa. Imana iguhe umugisha. Hello. Isashimwe pastor. Ahimbazwe. Anyesi tavugana bakunda cyane rwose. Anyesi bana iguhe umugisha cyane. Yesu aguhe umugisha Anyesi. Kugira ngo musengere kitwaye na cyane muri message mwakibona kandi nyusi ndo konse ndo mu izina rya Yesu. Nayibonye ndagusengera mu kanya gato. Urakoze cyane Anyesi. Anyesi ahora ari uwa mbere buri munsi. Nicyo gituma bitangaza bigomba kugira. Na Yesu abo wa mbere mu bugingo bwe. Yeah. Hello. Hello. Karame. Nitwa Nkurunziza. Yego Nkurunziza. Uherereye he? Yana Nyarutarama. Yego. Ndashaka munsengere. Ufite cyifuzo ki? Ndashaka munsengere Imana ikamakaza. Ikaguha akazi. Ejo ngwino ejo wageze ku rusengero hariya kuri ICC. Arakoze Nkurunziza, ejo tuzamubona. Hello. Harundi utwandikiye ubutumwa bugufi nawe aragira ati mwiriwe neza, ati uwo murongo nuwuhe, ndashaka kubohoka mu mutima kuko mba naniwe sinzi impamvu. Arananiwe nazi impamvu. Twasomye ibice 8 bya Luka umurongo wa 26, turakomeza dusoreje ku murongo wa 38 39. Rero inshuti wowe urunaniwe gira kuri Yesu tugusengere. Hello. Yasashimwe. Ahimbazwe. Nanye icyifuzo banyita wa Nkoro Clementina. Yego. Mfite icyifuzo nanye ndashaka ko munsengera. Tugusengera. Iki cyifuzo cyane iki? Njye mfite umwana urwaye. Arwaye amaso. Naramuvuje byaranze, namujyanye n'Ikabgayi byaranze. Muzane kuri UCC tumusengera. Utuye he? Ngenuye hano Kigali Iremera ni hafi ya UCC ni boy. Gira kuri UCC umunzanire wo mwana musengere. Ibyo ngibyo ni ibintu mbonye Yesu akora. Katrendi. Hello. Bite. Namahoro. Waganye radio? Yes. Ninde? Munsengere. Tugusengere. Witwa nde? Gabanya radio ya inshuti yacu. Witwa nde? Yagiye. Hello. Hello. Ikibazo mfite. Umwana bana na mukase kandi ntabwo umwana nyine tubonana. Nahamagaye papa we arambwira ngo agiye kumujyana, azamujyana kwa muganga. Ntabwo wemerewe kumugeraho uwo mwana? Ntabwo mbyemerewe. Wowe uzaze tubanze tubonana. Uzaze tubonane tuzakugira inama. Ikibazo nkora akazi ko mu rugo kandi ntabwo mbona umwanya wo kujya Okay, ngahizera Imana tugiye kugusengera. Wizere Imana, wizerane natwe turi busengane nawe. Ariko akazi kakuboha gatuma udashobora gutabara umwana wawe, nako sinsobanukirwa niba kuye guhabwa uburenganzira kubw'umwana wawe kuko ni nawe wagiye gukorera. Imana iguhe umugisha. Nubona akanya uzatugereho. Murakoze. Okay dear. Hello. Turabona ubundi butumwa bugufi ahangaha. Uyanditse ati ijambo ry'Imana riransinze, musengere nakire Yezu n'umukiza. Tumusengere umugabo wanjye. Uyu mudamu ari Butare ashaka gukizwa, aratsinzwe kandi ngo tuze no gusengera umugabo we yananiwe kuva mu ngeso mbi z'ubusambanyi. Yamwanduje indwara zo mu myanya y'ibanga, akeneye ko Yesu Kristo atabara urugo rwawe. Katwakiriye. Hello. Hello. Mwiriwe neza. Yesu ahabwe icyubahiro. Radio. Yego. Witwa nde? Tuyisenge. Yego. Ngira ngo nanjye munsengere Imana. Yego. Inyubakire.
nta rugo ufite cyangwa ruranyeganyega? Imana ikubakire gute? Nyubakire nanjye urugo. Wabona byaranye n'umugabo. Yego. Twabasha kubana ariko dufitanye abana babiri bitanga ariko Imana itayibayemo nanone ntacyo byama. Yego. Sengera Imana rero ibigemo nanjye mbashe kurugo. Icyubahiro cy'umugabo n'umugore kandi icyubahiro cy'umugore n'umugabo turagusengera Uwiteka kwibukiye agutabare. Amen. Uzashaka n'umwanya tugereho niba uri hafi yacu uze dusengane, hari inama twakugira. Uzashaka umwanya tugereho dushoboye gusengana. Nashaka umwanya ariko ngubwo ntabwo byanshobokera kubera akazi. Okay. Gusa munzirikane mu isengesho. Turagusengera mama. Sawa. Yes, hari undi utwandikiye ubutumwa bugufi nawe aragira ati mwiriwe, ndagira ngo munsengere mfite umudayimoni w'inyatsi yanandukanije n'umugore iwabo baramujyanye. Oh my God. Ngo nuko nyenye. Sawa, munsengere umugore agaruke ndi Masaka. Uyu muntu akunda umugore we. Masaka ngwino ejo tubonane. Hari cyanditswe twasomye ejo cy'umugore wari uhetamye ko Yesu yagombye kumurambikaho ibiganza. Hari abadayimoni ategeka, hari n'abarambikwaho ibiganza kugira ngo bahunge. Uzaze ejo tuganire kugira ngo Yesu agufashe cyane kurushaho. Arakoze cyane. Pastor aza kugufasha. Gira kuri UCC hariye Kabuga urafashwa kurushaho. Ndagira ngo mbabwire ko twegereje gutangira gusenga. Uwo tutarakira turaza kwandika ubutumwa bugufi turi usengere mu gihe cyacu cy'amasengesho aho turi ku biro byacu. Sandrine aravuga ati nibwo mbumvise ariko nshimye Imana mfite icyifuzo mu rugo rwanjye. Ndamahoro arimo kandi umugabo twashakanye tumaranye amezi 7. Munsengere nyine nsenga Imana igira ikikora no kuvuga iki? Amezi 7 bigaragara ko na rubyaro ntarasama. Nicyo ntekereza bigomba guhinduka rero mu izina rya Yesu. Inshuti yacu Sandrine, humura, Yesu aragutabara. Kadufata akanya ko gusenga twakire pastor dusengera abantu ushaka kwihana. Umuntu wahisemo gukizwa no gutandukana n'iyo myuka, subiramo aya magambo, vuga ngo Mwami Yesu nsinzwe n'ijambo ryawe uyu munsi. Kuva ijambo rinsinze mpisemo gukizwa. Nejeje umutima wanjye, natoje akanwa kanjye, ndakijijwe. Uhanagura amazina yanjye mu gitabo cy'urupfu, uyandike mu gitabo cy'ubugingo. Kuva uyu munsi mbaye umurokore, umfashe sinzasubira inyuma. Reka ngusengere. Mana yacu mu izina rya Yesu, uwo mukobwa, uwo musore, uwo mugabo, uwo mumama mbashyize mu biganza byawe kuko baratuye bemeye gutandukana n'imyuka mibi. Kuva uyu munsi wa none nibyo abatwazaga igitugu nawe bitwaza igitugu mu izina rya Yesu. Ndacyaha iyo myuka yose y'ubusambanyi, y'ubusinzi, y'ubuhehesi, y'ubupfumu, y'inzaratsi byose. Rekura ubugingo bwabo mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana. Mana ndamagara imbabazi zawe kuba ku bugingo bwabo. Urakoze Yesu kuko bagiriye neza mu izina rya Yesu. Amen.